iyo ubwiye n'abandi ko waberewe biba byiza cyane kuko nawe ubwo ushobora kwibeshya ukagira ngo uraberewe kandi utaberewe. Umwana uramugurira umwambaro muzima wuzuye, yaba umuhungu yaba umukobwa. Iyo umuhungu umuguriye ipantaro nziza imurekuye, aragenda akayisubirishamo akayihindura umuheha. Umuheha sinzi niba uwuzi. Ukabona umwana w'umukobwa ukamugurira ijipo nziza imubumbye cyangwa se imufutse neza, akumva watanyuzwe, akagenda akayigabanya akayicamo kabiri, akayihindura icy'ubungo bita ngo ni umukandara, agafata ugutwi agaturuka hano atobora akageza hano, so ugutwi kose kurabariye nk'igicuma. Ahubwo nge uko mbibona ukiri aho, mbona aho uzakera amapantaro bazajya batwara mu ntoki kuko bagenda bamanura buhoro buhoro, ariko n'abakobwa bazamura, ukibaza n'abakobwa bazamura, ariko bo urumva biragoye. Sanze umwana wawe yicaye ku muhanda atagiye ku ishuri, nafataga urukinga kubita ku kibuno, kavuga ntirukanga ujye ku ishuri. Ariko ubu ntibishoboka ngo ntiteranya, akora ku mwana wa runaka bikambera ibibazo, bikambyara amazi y'ibisusa. Oya nanjye navuze kumukubita. Bararuryaga bakaruryamo ibyo biti bikoba, bakarutekana n'ibishyimbo. Ariko bageragezaga no gufata rumwe bakarwambara kugira ngo bikinge hariya nakubwiye iwabo w'abantu n'abana bakabakingira. Ariko hari abana bato batambaraga. Guhaye ikaze cyane wowe ukurikira Iroma Studio. Nitwa Didas, turirimbe tugiye kugirana ikiganiro n'abavandimwe hano, ariko nanone sinabura kubitsa ko tubafitiye serivisi nyinshi utasanga ahandi. Abantu bakunda gukina filime, abantu bagira amakwe, abahanzi tubakorera indirimbo ziri video, tubaye ikaze ku biciro bikeya cyane utasanga ahandi. Hanyuma ndi kumwe n'ibyamamare bibiri. Hariya mugabo ndamuvuga ngo ukira ni umunyamakuru, ni umukinnyi wa filime, ni umusesenguzi, ni inararibonye. Tubaye ikaze nyakubahwa. Yego, mu burebure, mu bugari, mu bugufi. Ndumiwe koko. Njyewe nitwa Setora Janvier, nk'uko wabivuze ni umunyamakuru, ndi n'umukinnyi wa filime, nkaba ndi umubyeyi ndubatse. Yego. Mfite urugo, umugore n'abana 5. No mugisha. Murakoze. Hanyuma iruhande rwe ako bantu bahirije gahunda z'itegeko hari daku bashakanye, ibumoso hari umukobwa mwiza cyane, Papa Sabaraza ni umutima usa na gitari kizubazo. Tubaye ikaze. Murakoze cyane. Ndabashimye. Muribwira abadukurikiye. Nitwa Mutoni Kevine. Ndi umumama w'abana 3. Mvanemo akarenge. Mfite abana 3, umuhungu umwe n'abakobwa 2. Ikaze. Murakoze cyane. Hanyuma abantu mugiye gukurikirana Iroma Studio, tugiye kugirana ikiganiro n'abantu babiri. Setora Janvier, umunyamakuru, umukinnyi wa filime, inararibonye, umusesenguzi. Hanyuma na Kevin, umukinnyi wa filime, umumama w'abana 3. Yego. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo ese koko umuco waratakaye mu rubyiruko. Ese koko umuco waratakaye mu rubyiruko. Hanyuma nigeze gukurikirana ikiganiro cya Setora Janvier gikora muri RBA, wenda araza kutubwira hasigaye akora ubu ngubu. Yari arimo muri icyo kiganiro n'ubundi cyavugaga ku rubyiruko, imyitwarire y'urubyiruko. Hari abantu bahamagaraga bakavuga ati urubyiruko basigaye baratunaniye. Nyakubahwa Setora, mwebwe muri kiriya kiganiro mwabihaye umwanzuro ki? Koko urubyiruko nta muco, imyambarire irakonta mu muco, no kwica umuco, mwebwe mubibona mute? Nibyo ibyo uvuze, imyambarire niyo uhereyeho, ariko ni byinshi bijyana n'umuco. Ariko iyo urebye usanga ibyinshi muri bihe tugezemo umuco usa nkaho ugenda ucika. Hari ibyo tugomba kwibagirwa, ariko hari n'ibyo tugomba kugumana nk'abanyarwanda, kuko umunyarwanda agomba kugira umuco. Ariko hari n'ibyo tugomba kwitwararika kugira ngo utangiza wa muco,
mu gihe hari abaza bakavuga bati reka dukore nka biriya, erega ibivuye i Burayi byose ntabwo ari byiza. Hari ibiza bikatwicira umuco kandi byakagombye gukomeza kuba indangagaciro z'umuco nyarwanda. Ndashaka ngo utubwire urugero, ni iki kigaragaza ko umuco ushobora kuba uri kugenda ukendera? Ni byinshi keretse ahari wenda uvuze uti hera muri ibi, hari ibijyanye na imibanire y'abana, urubyiruko ubwabo, imibanire y'urubyiruko n'ababyeyi, imibanire mu miryango nyarwanda itandukanye. Ariko uraza kumbwira buri kintu icyiciro uri bushake umbwire ndakubwira ibyagiye bipfa. No kuvuga ngo kugeza iyi saha ikintu abantu babremingaho cyane ni imyambarire. Imyambarire hari naho hava ngo abantu bari guterwa inda ari batoya kubera ko babigizemo uruhare. Ni kuri iki ndashaka ngo umbwire gato kuri icyo ngicyo. Ubundi kera nk'uko natwe twagiye tubibwirwa n'abari badukuriye cyangwa se abaturutaga cyangwa se ababyeyi, ni uko umwana yubahaga umuruta wese. Icyo gihe rero muri ibi tugezemo ntawumva ko umwana wa runaka ngo nta umuntu umuvugisha, ntawe ugira gute. Reka mbere ku bijyanye n'uburere nibwo wenda biri buze kumvikana kurusha, kuko kera tujya kwiga umwana wese nk'uko na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda bivuga ko buri wese agomba gufata umwana wese nk'uwe. Na mbere niko byari bimeze. Wasanga umwana arimo arakora ibintu bitari byiza ukabimubuza, ukamubuza ibyo uri gukora si byo. Wasanga umwana yicaye ku muhanda atagiye ku ishuri ukamukubita akanyafu ku kibuno ukamubwira ngo ajye ku ishuri. Ariko ikinyafu ubu ntabwo kikemewe. Ariko ikinyafu cyavuyeho. Simvuze ngo ndi gutanga icyuho cyangwa se uburenganzira bwo gukubita abana, oya. Ariko guhana umwana mu buryo bwa kibyeyi ntabwo bibujijwe. Sanze umwana wawe yicaye ku muhanda atagiye ku ishuri, nafataga urukinga kubita ku kibuno kavuga nti rukanga ujye ku ishuri. Ariko ubu ntibishoboka ngo ntiteranya nakora ku mwana wa runaka bikambera ibibazo, bikambyarira amazi y'ibisusa. Ntabwo byemewe gukubita umwana. Oya, nanjye navuze kumukubita. Ari cyo bita gukubita no guhitura umwana cyangwa se kumucyaha gatoya. Ukamucyaha ukamubwira uti jya ku ishuri. Simvuze kumukubita ibyo. Hanyuma nabanje kwisegura, navuze ko umwana atagomba gukubitwa. Yego. Hanyuma ikibazo kiracyari iki ngiki, koko kwambara imyambarire nibyo ndibuze kugeraho. Ibyo ndibuze kugeraho. Niba uwo mwana adashobora kuvugwaho, niba nta mwana wamuvugisha, yagera n'umubyeyi we ntagire icyo avuga, uwo mwana agomba kwigenga. Agomba kwigenga. Biriho ubu ngubu umwana uramugurira umwambaro muzima wuzuye, yaba umuhungu yaba umukobwa. Iyo umuhungu umuguriye ipantaro nziza imurekuye, haragenda akayisubirishamo akayihindura umuheha. Umuheha sinzi niba uwuzi. Undi Ariko Kevin yasetse kubera ko mvuze umuheha ze. Hari amapataro abana basigaye bambaye amapataro zimeze. Ukabona umwana w'umukobwa ukamugurira ijipo nziza imubumbye cyangwa se imufutse neza, akumva watanyuzwe, akagenda akayigabanya akayicamo kabiri, akayihindura icyo ubungu bita ngo ni umukandara. Wa mukobwa ngo ntabwo wabonye icyo yambaye, ngo yari yambaye umukandara. Aha biriya ubifata nko gutakaza umuco. Uriya ni umuco watakaye. Cyangwa se ugasanga umwana w'umusore ya pataro nubwo yayigize wamuheha, ntanayizamure ngo yikwize haruguru, akayambarira mu ngwiro z'ikibuno. Kandi harimo n'umukandara. Mu ngwiro z'ikibuno. Ariko ubwo akamaro k'umukandara ntacyo umukandara ukimumariye icyo gihe. Ni ikibazo gikomeye rero, ngira ngo wenda tugendeye ku bijyanye n'imyambaro n'ibyo ngibyo, keretse niba uyu yagira icyo amfasha cyangwa se niba nakomeza ku bindi cyangwa urongero umaze ku bindi. Ariko ku bijyanye n'imyambarire ni byinshi. Uyu munsi turibanda ku myambarire, ahubwo reka Kevin tukiri ku myambarire nkomeze rero. Kuko iyo umuntu yambaye bijyana no kurimba no mu bundi buryo, uko yakarabye mu maso, uko yasokoje ibintu nk'ibyo. Abana b'abakobwa agira gutya agafata urwembe akogosha ingoyi, akazikuraho viziyo, akazikuraho, agafata ugutwi agaturuka hano atobora akageza hano. Gusa ugutwi kose kurabariye nk'igicuma. Kubarira igicuma rero, cya gicuma cyamenekaga cyangwa urukiza, kugira ngo bakijugunye munsi y'urugo, bakongera bagafata ingimba
ibyuma bakagisana cya gicuma cyangwa se rwa rwuho rwa rukiza rukongera rugakoreshwa. Ugasanga umukobwa rero yafashe ibyuma ugutwi kose yakubaririye nk'ubarira igicuma, bira ntabwo ari byo. Ugasanga sinzi ibintu basiga ku minwa hakaba umuto wamuhura nawe ukagira ngo yari uruhinja nka byindi twasomaga kera kwa Semuhanuka. Reka n'uyu nguyu wenda atwongerere. Kevin, byaba ari ugutatira umuco? Nanjye niko mbibona, kuko njye nakuze bavuga ko umunyarwandakazi yambara akikwiza, ariko uko iminsi igenda yicuma niko kwiza bigenda bivaho. Ugasanga nk'uko mugenzi wanjye yavuze ngo ni umukandara, ukibaza niba yambaye, niba ari umukandara bikakuyobera. Ese ubwo ikibazo kire niba kera barambaraga ubusa, ubwo ntibari gusubira ku muco, umuco nturi kugenda ugaruka gake gake kugeza aho bazagera bakambara ubusa? Kera ntabwo bambaraga ubusa. Kera ntabwo bambaraga ubusa, ahubwo byatewe n'icyo gihe bari barimo, imyambarire yari ihari. Niba barambaraga impu, uko biri kose ntabwo bambaraga uruhu rungana n'umukandara. Simbizi, ntabwo nambaye ku mpu. Ariko mbere y'uko bambara impu bambaraga ubusa, hagenda haza iterambere. Mufashe ndumva wenda atabizi cyane, ngenda bizi. Kera habaga imyambaro y'ubwoko. Ntacyo mikoro nushaka kwigumane turasangiriye ingeno y'umuntu. Habaga impuzu, hakaba inkanda, hakaba n'ishabure. Nuvuga ngo impuzu zakorwaga mu ruhu. Uruhu rw'inka bakarugira bakarunoza neza, umuntu akarwambara akarwikwiza rukamukwira. Noneho hakabaho n'inkanda cyangwa impuzu zabohaga mu mivumo. Impuzu urayizi Kevin? Ni ukuyumva ariko ntabwo nigeze nyubonaho. Hakaza inkanda rero nazo zavaga mu mivumu, bakazikora mu mivumu, bakashishura igiti cy'umuvumu, bakagihonda neza, bakakinoza, bagakoramo inkanda, nazo bakazambara bakazikwiza. Abana batoya icyo gihe inkanda zanganaga gutugereranyije n'imyenda bambara nyine, kubera ko babonaga atari ngombwa kwikwiza hose, ariko bakingiraga ku gitsina. Bivuga ko ubu byabaye ngombwa ko bakingira hose. Ubundi mu Kinyarwanda ubwambure ni aho ngaho, ni iwabo w'abantu, niko twavuga, ni iwabo w'abantu. Hariya rero ni ahantu haba hubashwe cyane. None ngiye kugera ko umwambaro wa gatatu wari ishabure. Ishabure yambarwaga n'abana batoya, urubyiruko, abasore n'inkumi. Rwabaga ari uruhu rw'ihene, kabaga ari gatura kumva, nako bagakingaga imbere aho ngaho nakubwiye, hanyuma abana bakagenda nta kibazo nk'uko n'abakuru bagendaga, bityo bigatuma abantu batayagira ibintu byo kundarikira cyangwa se, kandi n'abajyaga barenga kuri uwo muco hari uburyo bahanwagamo. Umwana watwaraga inda bajyaga kumuroha, bigatuma abantu batinya ko umuntu yatwara inda bakajya kumuroha, ibyo byose bakabitinya. None nyakubahwa Setora, ntago uwo muco ari wo waba uri kugaruka, kuko twamaze kubona ko ibintu bya kera ari byo tugenda dusubiramo. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo abantu babyambaraga ari ukubura uko bagira, kubera ko nta myambaro yari ihari. Wagarutse ku cyitwa ipantaro y'umuheha. Yego. Muri mirongo ntabwo mbyibuka neza, Napoleon yambaraga iyo miheha. Napoleon we? Napoleon Bonaparte wo mu Faransa. Niyo mpamvu nakubwiye nyine, ni ibintu biva i Burayi, ntabwo twakagombye kubyakira nk'umuco mu Rwanda, twagombye kugumana umuco wacu. Icyo gihe mu Rwanda bambaraga iki? Nakubwiye ko bageragezaga gushakisha uburyo bwo kubaho, bamara kurya inka uruhu bakarukoresha, kandi uruhu bararuryaga. Bararuryaga bakaruryamo ibyo biti bikoba, bakarutekana n'ibishyimbo. Ariko bageragezaga no gufata rumwe bakarwambara kugira ngo bikinge. Hariya nakubwiye iwabo w'abantu n'abana bakabakingira, ariko hari abana bato batambaraga kugira ku myaka nk'icumi ntabwo bambaraga imyenda, ariko ubonye nk'umwana w'imyaka 10 atambaye byagutangaza. Hanyuma Setora, ku bijyanye n'imyambarire, wenda Kevin araza kudufasha. Niko Kevin, ibintu Setora avuze by'inkanda, impuzu n'impenure harya ishabure. Ibyo icyo uzi muri byo ni iki? Impu nizo nkanda harya. Impuzu. Ni impuzu. Kuba ugaragaje imiterere yawe
biriya byakwiye kuba ikibazo. Byakwiye kuba ikibazo kandi umuntu ari umenya ko yaberewe. Biba byiza iyo bibwiwe n'abandi. Iyo ubwiwe n'abandi ko waberewe biba byiza cyane. Kuko nawe ubwo ushobora kwibeshya ukagira ngo uraberewe kandi utaberewe. Cyane ko umuco nyarwanda uravuga ngo uwambaye kirezi ntamenya ko kera. Ushaka kwambara nabi akagira ngo ambaye neza kandi yambaye nabi. Hanyuma noneho tubwire wowe nawe ubona umuco uri gukendera. Umuco uri gukendera cyane kuko usigaye usanga nk'abanyarwandakazi inda iri hanze. Ukibaza se inda kandi inda yakagombye kuyihisha niba ari umuntu ufite umugabo niwe akagombye kumenya inda ye. Ntago ari ngombwa ngo umuhisi n'umugenzi ngo bamenye ngo uteye gutya umeze gutya. Nge niko mbyumva. None se hari ukinga bariya wacuruza ukinze? Okay, niba uri gucuruza byo wenda hari uko wabigenza ariko ndumva atari umuco nyarwanda. Kakoze no kubavuze gutyo agaruze ku bucuruzi nadusobanura ubwo bucuruzi ni bwoko ki? Ubucuruzi ni bwoko ki? Ubucuruzi ni bwoko ki? Ngiye rwose tora ngiye icyo navugaga nuvuga ngo niba umukobwa ari ku isoko deja agomba kugaragaza uwo ari we, sibyo se tora? Icyo ntabwo twakumvikana, ntabwo bishoboka. Agapfundikiye gatera amatsiko kandi ako gaseke uza agapfundura ni wa wundi umwe. Wowe uragenda ukarangaje gute kandi kagomba kuba gapfundikiye kagatera amatsiko? Ntabwo ari byo. Noneho mubona bipfira he? Ntabwo ari byo. Arabivuze rwose, aramfashije. Umuntu arambara babyise mu ndimi z'amahanga ngo mukonda wuti. Mukonda wuti abazi wenda ururimi baravuga si umukondo hanze cyangwa inyuma. Umukondo inyuma, umukondo hanze. Mwana w'umukobwa agaragaza umukondo ate koko? Ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye kandi buriya nugiye kumushaka ntakavuge ngo sinzi gushaka umuntu ngo nuko yambaye kuriya mu mfite nawe uburyo ni bwa burere navuze. Ni kuba wararizwe nawe. Ubona kuriya atisha umuco kandi yaruri kubera ko nawe wawishe. Ntawe hano undi. Ariko rero harimo mpana ngo uhane ntabwo washaka umukobwa nkuriya. Hanyuma wenda aho ni ku ruhande rw'urubyiruko. Mubona biterwa n'iki ko urubyiruko uko ikinyejana cyiza bagenda bazamura, hari abavuze ngo bazamura dukizwa, hanyuma ko bari kugenda bazamura mubona amaherezo azaba yahe? Hanyuma mubona biterwa n'iki? Ahubwo nge uko mbibona ukiri aho mbona aho buzakera amapantaro bazajya batwara mu ntoki kuko bagenda bamanura buhoro buhoro. Ariko n'abakobwa bazamura. Ukibaza n'abakobwa bazamura ariko bo urumva biragoye. Niba mugani umunsi ari umukandara ejo bizaba umushumi. None ahubwo ndashaka ejo bizaba umushumi. Se tora ko mbona nta mahirwe igihe n'ababyeyi ubwabo baba bambara batyo. Abagabo ngo umuco wari ukwambara amasogisi bakambara agakweto n'agapantaro karekuye, ariko ubu nabo amasogisi barayibagiwe, udupantaro turafunze. Ya mihe bavugaga abamama bari kuzamura. Hanyuma wowe ubona bizashoboka koko igihe ababyeyi baba bakimeze batyo? Uvuga ngo umuntu wese ucyambara gutyo uretse ko nababeshyeye, nta muntu ufite imyaka nk'iyanjye wakwambara ipataro y'umuheha, nta nubwo yakwambara mu ngwiro z'ikibuno ngo ariho yambarira. Ntabwo bishoboka. Nta mugore ungana nanjye cyangwa se ungana n'uyu nguyu turi kumwe, umubyeyi wagenda mu muhanda yanitse umukondo. Ntabwo bishoboka. Barahari. Nyine ni ukuvuga ngo nta muryango ubura ikimara. Birashoboka. Simbatutse ariko nta muryango ubura ikimara. No mu shuri ry'abakobwa ku Nyundo ndibuka hari umukobwa wigeze kwirukanwa hagana 2008 na 7 kubera ko yari yambaye wa mukandara navuze ya jipo igeze mu ngwi. Ariko icyo gihe ntago viziyo yari yakabaye. Reka buretse se nkubwire. None bamutuma ababyeyi be agira amahirwe yo kujyana na nyina, ntiyajyana na se. Ariko yajyanye na nyina, ababikira baramubonye bati uriya niwe mama wawe, ngwi bisubire mu ishuri. Ngo ngwishure mu ishuri ngo ntabwo twisure mu ishuri ntabwo twakurenganya, ngurira niba ari we mama wawe. Urumva uwo mubyeyi niwe rero watoje uwo mwana nabi. Ikintu twasaba nk'abagenzi bacu b'ababyeyi badufasha tugatoza abana bacu kwambara, kuko ngo ni viziyo. Uko viziyo igenda iza abana bari kwambara ubusa.
umuco uri gutakara uko bwije n'uko bukeye. Rero numva ababyeyi bagenzi bacu badufasha tukareba ko twafatirana ibihe, abana bacu wenda tukareba ko ari cyo twakora. Mubona hakiri amahirwe se? Arahari ariko byaterwa n'ababyeyi.